inyuma y'igihe kinini tumaze iminsi tutarebera hamwe ibintu by'ingenzi cyangwa se amasomo y'ubuzima. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku kintu cy'ingenzi, ikintu buri muntu yakenera mu buzima bwe cyangwa se yashyira mu buzima bwe cyamufasha kubaho atuje ameze neza. Ese ngo waba uzi ikintu cyo kuba uri umuntu wuzuye amayobera ahantu runaka, ahantu utuye, ahantu uba? Ati ibyo bintu waba ubizi? Waba uzi imbaraga ziri mu kuba uri umuntu wuzuye amayobera? Nibyo bintu tugiye kureba, kuko iyo uri umuntu wuzuye amayobera ngo uba uri wa muntu ushobora kuba ukontorora agace kose waba urimo mu buzima waba ubayemo bwose, yaba uri umukire cyangwa umukene. Ati uba umeze nk'inyamaswa y'inkazi ishobora kuba ikontorora agace k'ishyamba iherereyemo. Iri wa muntu wuzuye amayobera. Gute waba umuntu wuzuye amayobera? None ngo ibyo bintu bikurura n'abagore cyane cyangwa se igitsina gore. Nibyo tugiye kurebera hamwe kuri ya YouTube channel yacu nyuma y'igihe kinini cyane. Nuko dutangiye. Ese waba ubasha gusobanukirwa imbaraga zirimo zo kuba uri umuntu wuzuye amayobera? Hari abagabo benshi buzuye amayobera hano hanze bafite ubugeni bwo kuba ari abantu buzuye amayobera, ndetse bikurura abagore cyane cyane by'umwihariko. Ariko ngo nanone ikintu bita kuba uri umuntu wuzuye amayobera ni ikintu kidasanzwe. Ngarika abantu benshi cyangwa se abasore benshi hano hanze muri iyi minsi nta gitekerezo babifiteho, nta makuru babifiteho ahagije. Ariyo mpamvu ngo muri iyi minsi ubona muri iyi minsi igezweho ubona abasore basigaye bavuga amagambo menshi, bakavuga amagambo menshi, bakitwara nka za gasuku zo zisakuza cyane, bagatekereza ko kuba uri umuntu wuzuye amayobera cyangwa se kuba uri umuntu w'amayobera ari ukuba ari umuntu wicaye aho wagize isoni, kubera ko batabasha gusobanukirwa ngo bamenye umuntu wuzuye amayobera ubundi ni muntu nyabaki, ni muntu ki, ateye ati, ubundi arangwa n'iki. Batekereza ko ari ukugenda ukicara ahantu mu nguni ukigunga, ukaba umeze nk'ikijindiri cyangwa se ukaba uri umuntu byacanze wihebye nka kadahumekera aho ngaho, cyangwa se uri umuntu uri aho nyine wagize isoni. Niko batekereza ko uri umuntu wuzuye amayobera ari uko wakagombye kuba umeze. Yaba bakaba batekereza ko nta yandi makuru nyine uba ufite ubura aho ngaho, utajya ujya ku mbuga nkoranyambaga ngo utwike nk'abandi. Ariko reka mbabanze mbabwire ukuri ko kuba uri umuntu wuzuye amayobera, mbere yuko tureba inzira zirindwi zatuma uba umuntu wuzuye amayobera. Ariko ukuri ni uko iyo uri wa muntu ushobora kuba yayobora neza ubu bugeni bwo kuba uri umuntu wuzuye amayobera, ngo uba uri wa muntu ushobora kuba ukontorora agace kose waba urimo mu buzima waba ubayemo bwose, yaba uri umukire cyangwa umukene. Ari nabyo ngo bikurura abagore. Ariko ngo nanone ibi bintu iyo bihatirije cyane, ushaka kwereka abantu kuri umuntu wuzuye amayobera, ushaka kwereka abantu kuri umuntu w'umunyamayobera cyane, ngo iyo bihatirije cyane ati ugaragara nk'umuswa cyangwa ugaragara nk'ikigoryi, nk'injiji aho ngaho, koko uhita utangira kugaragara nka kadahumeka. Iyo bihatirije cyane babona ko ufite ikibazo, atari gusa turiya muntu ntabwo ari amayobera gusa, we afitemo n'ikibazo. Rero ni gute wabikora cyangwa se ni gute wabigenza kugira ubu umuntu wuzuye amayobera ariko nanone utagaragaye nk'ikigoryi ahubwo nk'umunyabwenge, ukaba umuntu wuzuye amayobera mu buryo bugereranyije, buri mu rugero, apana kugenda ngo ubihatirize cyane. Ariyo mpamvu tujye kuganira inzira zirindwi zakugira umuntu wuzuye amayobera, ukaba uri umuntu uyoboye mu gace urimo, ibintu byose ubifite muri kontorori, yaba bapanitse, yabagize byose ubikora uri poza, ariko nk'umunyabwenge, ndetse ukaba wahinduka nyamaswa muri buri gace waba urimo, akaba ari wowe muntu uyoboye. Ubwo nimvuga inyamaswa ntago mbatutse, isi twayegeranya nk'ishyamba. Iri shyamba turimo akaba ari wowe muntu uyoboye muri iri shyamba. Ibintu birindwi cyangwa inzira zirindwi zawacamo ukaba umuntu wuzuye amayobera burundu. Ikintu cya mbere cyakugira umuntu wuzuye amayobera, igakuburirwa irengero. Buriya ngo ikosa rikomeye cyane abantu bakunze gukora hano hanze muri iyi minsi
It's that they always want to be seen. nuko bashaka kugaragara buri kanya, barashaka kugaragara, barashaka ngo abantu bababone ahantu hose byabereye, arashaka ko bamenya ko yahageze, mbese barashaka kugaragara ahantu hose, Always begging for attention. barasa nkaho bari gusaba ngo umwanya w'abantu, bari gusaba attention y'abantu ngo babone ko burya n'ibi baba babirimo, burya na biriya babishoboye, na biriya babishoboye, cyangwa se bari kwaka agaciro kabo, bari kugashakira mu bantu kugira ngo babaha agaciro, bavuga ati burya kana karashoboye, siko na biriya nasanze nabyo abikora, naranamusanzeyo, mbese agaciro ke agahabwe nuko abantu babonye ko ibyo bintu abikora aho hantu aba hari, burya nabyo abishoboye, ibintu nk'ibyo. It is pathetic. Ariko ibyo bintu byose ni ubuswa, kubera ko abantu iyo batangiye kukubona gutyo hariya na hariya, hakurya hakuno, have no life. ati biba bisa nkaho cyangwa biba bigaragara nkaho nta buzima bwawe ubayemo, nta kindi kintu wabasha kwikurira cyawe ku giti cyawe, wavuga ngo ubuhugiyemo, uba uri ahantu hose, umuntu ugushatse wese arakubona, uba wandagaye ahantu hose. Ngarika abantu buzuye amayobera, hari ukuntu aba ari abanyabwenge cyane, noneho byagera ku giti cyabo bakaba ari abanyabwenge kurushaho mu gihe bari gukora ibintu byabo ku giti cyabo. Noneho aba bantu ni ba bantu udashobora kubona bapfa kureka buri muntu wese ngo aze yisuka mu buzima bwabo uko yiboneye, cyangwa ngo bareke umuntu uwo ari wese ngo aze mu buzima bwabo uko yiboneye, kuko buriya ngo ikintu kibashimisha ni ukuba bo babizi ko banyuzwe, kuba ari bonyine batuje, nta bintu byazagaragara cyangwa by'akavuyo bashaka. Ndetse abo bantu nibo abantu bagenda bakabura by'akanya gato, ariko bakabura nta muntu n'umwe bamenyesheje, bakagenda bakaburirwa irengero, noneho abantu bagasigara bibaza ati, icyo gihe abantu basigara bibaza ati, uyu muntu ubundi asigaye abahihe, asigaye akora iki, ari gukora iki? Nicyo kintu cya mbere abantu bahita biza mu mitwe yabo. Atutanyumva nabi, ntabwo ndi kuvuga ngo ushobora kugenda ukaburirwa irengero uri mu bintu, ugahita utangira kujya mu bintu bidafite umumaro. Ntabwo mvuze ngo ugende uburirwa irengero uri mu bintu bidafite umumaro, ndimo ndavuga cya gihe ugomba kugenda ukaburirwa irengero, ariko hari akantu uri gukora k'ingenzi karebana nawe ku giti cyawe nyine, wowe wenyine, kandi ngo ukabikora mwibanga, aho nta muntu n'umwe ukureba cyangwa nta muntu n'umwe ukubona. Ubwo ariko ntabwo mvuze ngo nta muntu n'umwe ukubona, ubwo ndimo ndavuga ba bandi nyine musanzwe muzeranye, bakuzi kuri mwasama ahantu hose, bakakubura, ukagenda ugakora ibintu byawe aho batakubona. hahandi uba ushobora kuba wakora nko ku ntego zawe, cyangwa se intego zawe ushobora kuzicira mu murongo, ukavuga ati iki ngomba gukora kugira ngo ngere kuri ibi bintu. Noneho ibyo bintu ukanabikora nta muntu n'umwe ubizi, nta muntu uzi ngo uri muri ibi. Hari abantu bagenda bakabura, mvuze ngo ugende ubure, uvuge ngo rero naburiwe irengero ariko nsigaye ndi muri ibi, nubwo mutakimbona ariko mba ndi muri ibi. Oya, ntabwo ari ibyo ndi kuvuga. Nurangiza kubura hari utuntu wibereye muri kwikorera twawe, utuntu uri kwikorera, nta muntu n'umwe uzi ibintu uhugiyemo. Noneho igihe uzaba ugarutse, abantu bazahite bamenya ko hari ikintu gitandukanye kuri wowe. Wa muntu wagiye na wa muntu ugarutse ari abantu babiri batandukanye. Wa muntu wagiye bakabura iyo yarengeye, yajyanye n'imico mibi n'ibintu bidashinga byose yabisize iyo. Ugarutse agarutse atandukanye, agarutse ari umuntu uriseriye, agarutse ari umuntu ubona ko afite gahunda. Abantu batangira babone ko hari ikintu cyahindutse gitandukanye kuri wowe. Ariko ngo abantu benshi kubura biragenda bikabananira, kubera ko ni ba bantu badashobora kuba bakwihangana, cyangwa ngo bagende bicare batuje ari bonyine ku giti cyabo. Kubura abantu birabananira, kubera ko ntabwo bashobora kwihangana kuba ari bonyine, bari ahantu bonyine ku giti cyabo. Ndagira unyumve neza, ureba umugabo wa nyawe, umugabo nyamugabo azi uburyo ashobora kugenda akaburirwa irengero, ndetse akagenda akaba ari wenyine,
nta bintu byo kumva ko afite irungu ngo akeneye abamuganiza akagenda akaburirwa irengero, atari uko afite irungu cyangwa se ngo agende yicara ahantu yumve afite irungu. Reka oya, ntabwo ibi bintu bijya bibaho, kuko bo baze gutandukanya kuba uri wenyine uri kwitekerezaho no kuba uri ahantu wabuze abantu muganira ufite irungu. Icya kabiri, kwimana amakuru. Buriya ngo ntuzasangize amakuru arenze akenewe, cyangwa se ngo ubwire abantu amakuru arenze akenewe yo bagomba kumenya, ndetse ukamenya ko buri ikintu bita gasuku yonyine cyangwa se abantu bita banajua bamwasama aribo bareactinga kuri buri kintu cyose babonye, buri kintu cyose kibaye, ukabona bakeneye kugira icyo babigaragazaho, babivugaho, babitekerezaho, bashaka kwerekana ko hari ikintu babiziho. Ariko ngo umugabo wa nyawe nyamugabo azi uburyo agumana amakuru, akamenya ko nanone atagomba kuyatanga nta mpamvu ifatika ihari. Avuga ngo aya makuru ngiye kuyatanga nta mpamvu ifatika yumvikana ngiye guha. Iyo agiye gutanga amakuru aramanza akavuga atari ku uyu muntu ngiye guha aya makuru ubundi aramumarira iki, aramufasha iki, amanza kubitekerezaho. Ntabwo ajya apfa gutanga amakuru nta mpamvu ihari ifatika. Aba bagabo buzuye amayobera ngo ni kubatiye, nawe niko ugomba kumera rero. Ndetse abo bantu batekereza mbere yuko batangira kuvuga ikintu, baramanza bagatekereza kubona ko ari ibintu batekerejeho. Rero ngo amakuru yose waba ufite mu gihe ukeneye kuba wayasangiza abantu, buriya uba ugomba kumanza ugafata umwanzuro, wa mwanzuro w'ingenzi. Ati ibyo bintu byo kugumana amakuru no kumanza kubitekerezaho mbere yuko batangaza amakuru, ati nibyo bintu bibagera abantu buzuye amayobera mu bandi bantu. Ati ni ibintu byoroshye nawe wakora mu buzima bwawe bwa buri munsi. Rega n'utuntu turi simple, ntugatume abantu bamenya buri kantu kose kakwerekeyeho cyangwa se buri kintu cyose kikwerekeyeho cyawe, ahubwo ngo jya ubaha amakuru afite igarukiro. Ya makuru akwerekeyeho afite igarukiro, ugira ibintu ushyira hanze uvuga ati hari ibintu byanjye bwite, hari ibintu ngomba gutuma abantu bamenya n'ibyo batagomba kumenya, ukabaha igarukiro y'amakuru bamenye nyine akwerekeyeho. Noneho andi makuru bagasigara bayibazaho bavuga atari kuri uyu muntu ubundi ni muntu nyabaki. Icya gatatu, kumenya uburyo ukoresha ijwi ryawe, kumenya uburyo ubana n'abantu ukabigarurira ukoresheje ijwi ryawe. Ati abo bantu buzuye amayobera bazi uburyo bakoresha amajwi yabo bakurura abantu, babashyira ku ruhande rwabo, babigarurira cyangwa babatsindira imitima. Ati igice kinini ni ukumenya gukoresha ijwi ryawe, ukamenya uburyo uvugamo, ndetse ukamenya uburyo ugomba gutsindira abantu ukabashyira ku ruhande rwawe, mukisanga ku ruhande rumwe, atari wowe wagiye ku ruhande rwabo. Oya, apana bo bakaza ku ruhande rwawe bitewe n'uburyo uvuga ibintu byawe, bitewe n'ahantu ugiye kubivugira, impamvu ugiye kubivuga ifatika. Noneho baba bazi uburyo bazi gukoresha injyana y'uburyo bavugamo ibintu byabo, ukabona ko ari ibintu biri special bidasanzwe. Noneho bazi n'uburyo iyo bari kuvuga nk'ahantu mu ruhame, bafata utuntu tw'udupoze gake gake, gafatamo agapoze. Noneho ibyo bituma ibintu ari kuvuga ubona ko bishishikaje, mugahita mwibaza ibindi bintu agiye gukurikizaho. Ako gapoze buriya ni akantu k'ingenzi cyane, ushobora kugira ngo ni agapoze gusa, ngira ngo mujye mubibona ku banyapolitike gusa, ariko ntabwo ari agapoze gusa, ni ikiba kinagaragariza abantu ko ibintu ugiye kuvuga baje kubitekerezaho, atari ibintu wese ukubita aho ngaho gusa. Ni ikintu kiba kigaragaza ko ibintu ugiye kuvuga cyangwa ibintu babwiye ari ibintu mwanje gutekerezaho. Uba ugomba kumenya uburyo ukoresha ijwi ryawe, nanone ukamenya kurikoresha buri hantu ugeze, ukamenya icyo ugomba kuhavuga, icyo ugomba kuhakora kiri ngombwa kandi gikenewe, buri muntu wese abona ko cyari ngombwa. Icyo kintu ni ikintu ugomba kwitoza ugashyira mu buzima bwawe bwa buri munsi niba ushaka kuba umuntu wuzuye amayobera. Rero ibintu nk'ibi byakugira umuntu wuzuye amayobera, kuri iyi channel niho ugomba kubisanga. Niyo mpamvu ugomba gukora ikintu bita subscribe kugira utajya ucikwa n'ibindi bintu cyangwa se ibindi biganiro n'andi masomo wagenda wungukiramo utuntu
twagenda tugusayidira mu buzima. Buriya hari utuntu twinshi kuko muri iyi si tuyibayemo turiga, nta muntu uvuga ngo yaraminuje, nta muntu umenya ibintu byose. Rero tuguma twiga mpaka kandi n'isi nayo ntirekera kutwigisha. Impamvu tuba tugomba kwihugura dushaka ubumenyi bwadufasha gukomeza tukabaho muri ubu buzima. Ikindi kintu cya kane cyakugira umuntu wuzuye amayobera, w'umunyamayobera cyane, kuba uri wa muntu utungurana, kuba uri umuntu utungurana, kuba uri wa muntu utungurana, kuri wa muntu bigoranye kuba wasoma intekerezo ze, umenye n'iki kiri ku mutima we, n'icyo ari gutekereza, n'icyo afite ku mutima. Ubwo umuntu utungurana nyine ubwo uramwumva. Biranga abagabo buzuye amayobera baba batuje, ari abantu batungurana mu bintu bakora, ndetse buriya ngo kuba wasoma intekerezo ze ntabwo bishoboka. Ati ibyo nibyo bintu bibagira abantu bashishikaje cyane, kubera ko ntabwo ubuzi ngo ariko uyu muntu ati ubundi ntabwo uba wamenye ize nyine. Ati ibyo nibyo bintu bibagira abantu bashishikaje cyane, noneho bigatuma nanone bikurura abagore cyane, bisaza abagore cyane. Noneho ikindi kintu buriya si ibyo gusa, abantu bagiye bakora ibintu bihambaye hano muri iyi si, cyangwa se abantu bageze ku bintu bihambaye cyane bidasanzwe. Ati ni umuntu wagerageje gukora ibintu bitungurana cyane kurusha ibindi. Ati niwe muntu wakoze ibintu bidasanzwe, ibintu bitunguranye kurusha ibindi, bya bintu abantu batatekerezaga ko byashoboka, bya bintu abantu batatekerezaga ko byabaho. Utekereza ukora ibintu bitunguranye, bitungura abantu nyine. Ndagira unyumve neza, buriya ngo abantu iyo bari kukuvugisha cyangwa se muri kuganira, akenshi usanga bazi aho ikiganiro kiri kwerekeza, baba bazi aho ikiganiro kiri kwerekeza, bazi n'aho ikiganiro gishobora kurangirira, bazi uburyo uri busozemo ikiganiro cyawe. Buriya ngo iyo bakubajije akantu cyangwa bakakubaza ikibazo runaka, baba bafite igitekerezo cy'uburyo ugiye gusubiza, cyangwa se uburyo ugiye kubyitwaramo bitewe n'uburyo bakubajije. Benshi bafite igitekerezo cy'uburyo ugiye gusubiza, rero babikubaza babizi, ibi bintu babikubaza babizi. Niyo mpamvu hari umugabo numvishe umwe yigeze kuvuga, turi ahantu yigeze kutubwira ati buriya ngo umuntu nakubaza ikibazo akenshi ngo aba afite 90% by'igisubizo. Rero naho kugira ngo uhite ugenda ngo wigire najyo uhite upfa kumusubiza, wenda hari ukundi kuntu nawe yarabizi, jya umanza umubwire ati urabifata uti, wowe ubyumva uti, manze wumve we uko abyumva. Rero ngo na hano abantu iyo bakubajije ikibazo kenshi baba bazi aho igisubizo ugiye gusubiza nyine naho biri kwerekeza, bagira ngo bakomfaminge koko, bavuga ati ni wa wundi ntago ajya ahinduka, babone koko byo bateganyaga kuri busubize nibyo usubije. Ariko ngo akenshi uyu mutego bawugutega bashingiye mu buryo basanzwe bakuze, bakakubaza ikibazo bazi n'uburyo ugiye kugisubiza. Ni umutego bagutega bishingiye mu buryo bakuze, cyangwa se uburyo bari biteze bishingiye mu buryo nanone bakuzi. Rero uba ugomba kugira ikintu bita inyandiko yuzuye amayobera. Buriya abo bantu bakoresha imashini bo baragerageza hari kubyumva. Reka tuvuge umuntu w'umuhanga mu gukoresha imashini, cyangwa se umuntu w'umuhanga mu myandikire, iyo ari kwandika intoki zose aba yazikubise aho agiye kwandikira kuri keyboard, ibiganza byombi biri kuri keyboard. Iyo ari kwandika yandika vuba vuba, ntago umenya inyuguti agiye gukanda iyo ariyo. Ariko uzarebe umuntu ugiye gukora kwandika ku mashini bwa mbere, yandikisha urutoki rumwe, kagenda kirika kuri buri nyuguti gake gake, yajya gukanda inyuguti ukaba wayimenye, ukaba uzi ko inyuguti agiye gukanda ari iyi, wayibonye nyine ari ibintu bisanzwe. Rero ngo nawe ugomba gukoresha ya nyandiko y'abahanga yuzuye amayobera, ku buryo ibintu ugiye gukora nta muntu ubizi, urapfa kumenya ngo niba ugiye gukurikizaho cyangwa se niba ugiye kwandika. Utuganira ati noneho mu gihe utangiye kwakitinga cyangwa se utangiye gushyira mu bikorwa ibintu ugiye gukora cyangwa ibintu ugiye kwandika, abandi mu gihe bakwitezeho ibyo ugiye gukurikizaho, abandi mu gihe hari ukuntu bya bindi twahoze tuvuga ngo baba bazi ibintu ugiye gusubiza, baba bazi
nyine baba bakuzi barakubonye mu mutwe mu gihe abandi bari biteze ibintu ugiye kubasubiza cyangwa se ibintu ugiye kubabwira bajye bahita bakubura wihita ubayoba bahita bakubura kuko kenshi babikora bitewe nyine n'akamenyero kenshi cyane n'uburyo bakuzi cyangwa icyo kintu hari ukuntu bari basanzwe bakizi. Mu by'ukuri iyo uri wa muntu utungurana buri gihe abantu ntago baba bazi ngo mu gihe habaye ikintu runaka bashobora kuba mwakemura ikibazo gute, kuko ntago baba bazi ngo wowe wahita ufata uyu mwanzuro cyangwa wahita ufata uwo mwanzuro. Ari byo bimwe ujya ubona abantu mu nama cyangwa ahantu runaka bafatiye imyanzuro runaka, ugasanga ari abantu bafatiye imyanzuro kuko badahari, hari abantu basinyiye kuko badahari, bakavuga bati batoye ibintu abandi batora ibindi, usanga umuntu bamusinyiye ku ruhande runaka rw'abemeje ibintu runaka bitewe n'uburyo basanzwe bamuzi, bakavuga bati kanaka ndabizi nawe iyo aza kuba hano nawe nuko yari kubigenza, nuko nawe yari gusinya n'ubundi yari kujya muri uru ruhande, bitewe n'uburyo nyine abantu bakuzi. Ariko nanone buriya ngo iyo uri wa muntu umeze gutyo utungurana ntabwo abantu bagenda ngo bagufatire imyanzuro, kuko nyine uratungurana wabwirwa n'iki wenda ibyo bari kubona ko wari kwemeza, hari igihe ushobora kuhagera ugahita ukabona urabatunguye bituvuga ati reka ibi ntago birimo, ntago mbishaka, ntago nshaka ko biriya bintu bikorwa, ntago nshaka. Aho akenshi none iyo bongeye gukora igikorwa runaka ntago baza bisetinzemo ngo turabizi ari butubabarire, turabizi ari mu mubabarire, ari bukora ibi n'ibi ashyiremo imiyaga. Reka kuba bazi ko buri wa muntu utungurana ati baritonda cyane, ndetse baba bakeneye kumanza gutekereza ku kintu bakagitekerezaho mbere y'uko gutangira kugutekerereza, bakavuga bati kanaka ndabizi ko ari bukora iki cyangwa ari bufate uyu mwanzuro. Utanyumva nabi, ntabwo ndi kuvuga ngo wa muntu utungurana ni wa muntu uri kugerageza agerageza gushaka uwo ari we cyangwa kumenya uwo ari we. Uwo ntabwo ari wo muntu ndi kubabwira. Ndimo ndavuga umuntu wuzuye amayobera, umugabo wuzuye amayobera. Ndimo ndavuga wa muntu ukora ibintu byose yabishyizemo imibare, akaba azi impamvu akoze ibyo bintu, impamvu afashe uwo mwanzuro, impamvu aguhakaniye, akaba azi n'impamvu yabyo n'ibyo ari gukora, akaba azi neza ikintu ari gukora, arishowa neza ikintu ari gukora. Icya gatanu, buriya niba ushaka kuba umuntu wuzuye amayobera, ibintu byo kwita ku bintu cyane ngo ugende ukabye cyane bivemo, tangira ubyibagirwe. Buriya ngo umugabo wuzuye amayobera cyangwa abagabo buzuye amayobera bita ku bintu gakeya, ntago babyitaho cyane ngo ubone ngo babishe amaduki babihiyemo. Reka ndetse iyo ubarebye inyuma ugira ngo nta n'amarangamutima yabyo bafite. Urugero rwiza rusanzwe wabona nta muntu wakuze atabaye umwana. Buriya ikintu bita umubyeyi w'umugabo, hari ukuntu akora ibintu mwe mugaserebura mukabona ko mwabyishimiye, we akabereka ko atanabyishimiye habe namba. Cyangwa se wakora ikintu ukagira ngo we ngo ntago cyamunejeje, mama wawe n'abandi bantu bo muri famiye yawe ukabona byabanejeje, n'inyuma biri kugaragara ko byabanejeje. Papa wawe ukabona nyine aratuje tu, wagera ntibyamushimishije, ntibyamubabaje, nyine aratuje, ariko muri we yishimye, ariko nyine atabikugaragariza ko agize iki yishimye. Ariyo mpamvu rero nk'abantu nk'abo buzuye amayobera ngahanini ako kantu baba bagomba kukigiramo, kuko utahita bagaragaza amarangamutima yabo, nyine bagaragaza ko ibintu batabyitayeho bitanabareba, ariko nyine niyo byaba binabareba ariko ntabwo baba bagomba kubikugaragariza. Niyo mpamvu iyo ubarebye inyuma ushobora no kugira ngo nta n'amarangamutima bagira. Ariko reka nkubwize ukuri, twese turi ikiremwa muntu, cyangwa se twese twararimwe, kandi twese buri muntu wese agira amarangamutima. Ariko umugabo wuzuye amayobera arabyirinda cyane kwerekana amarangamutima ye, kubera ko abazi ko bishobora kuba byakoreshwa bamurwanya, bamwurira, bamumenyera akamenyero gake. Iyo ugerageje
ukavuga ati ibi bintu byo kureactinga kuri buri kintu cyose ngo ngire icyo mbivugaho, ngire icyo mbyerekanaho ko nibyishimiye cyangwa bimbabaje, ati It worries people. bitangira guhangayikisha abantu. They have no Noneho bitangira guhangayikisha abantu kuko baba gutekereza akavuga ati uyu muntu for you. nta kuntu twamuyobora mu ko twishakiye cyangwa se ngo tumurakaze, tumushimishe uko twiboneye cyangwa se ngo tumuteshe umutwe uko twiboneye. Your emotions. Cyane cyane ku marangamutima yawe. Noneho iyo utareactinga kuri buri kintu, hari impamvu bavuga ngo buri umuntu ushobora kukurakaza ushobora kuba yakubera umugenga wawe. Umuntu uzi ikintu cyakurakaza aba agufite. Very few things that truly matter. Ndetse abo bantu ubona wagira ngo bita ku bintu by'ingenzi gusa mu buzima bwabo, biri ngombwa. Bitari ngombwa ntago bakunda kubyitaho. Over insignificant matter. Number 6. Icya gatandatu, Serve like an ego. kuba uri wa muntu wobuzavinga nka kagoma, cyangwa kuba uri wa muntu ushishoza ibintu byose, ubona ko ibintu ujya gukora byose uba washishoje. To quote that goal, hari umugani uvuga ngo talks to aparoti cyangwa se ziriya nyoni borora mu mazu cyangwa za gasuku, hari ukuntu zivugavuga cyane, nyine zigira agasaku kari hejuru cyane, ziravuga cyane much but can't fly high. ariko ngo ntabwo zishobora kuba zaguruka ngo zigere hejuru cyane, nanone zigere mu kirere cyane. But an ego ariko buriya ngo ikintu bita ego biriya bisiga binini biba bituje cyane, byicecekeye cyane, has the ability ariko ngo nanone ngo bifite ubushobozi buhambaye to touch the sky. bwo kuba zaguruka cyangwa se byaguruka bikaba byakora ku ijuru, ku gicu. Abatwara indege bo barabizi. True. The quietest man in the Rero ibyo bishatse kuvuga iki? Umugabo utuje ahantu runaka, room who is being very observant. ndetse wa mugabo uri kumanza agashishoza kuri buri kintu kiri kubera aho hantu. Mwe muri kuvuga mwitakagije, muri kuvuga imigabo n'imigambi biki byose, we mbere yuko agira icyo avuga yamanje aratekereza, aranariza buri kintu cyose. Often the smartest. Ati niwe munyabwenge uba uri muri icyo cyumba, While the ndetse ni nawe muntu uba ari umunyembaraga muri icyo cyumba, ni nawe uri gukontorora ako gace murimo. in the room Ngo mu gihe abari gusakuza bateye hejuru weak. aribo b'abanyantege nke. We already spoke about how you need to withhold it. Ati twahoze tuvuga ku bintu byo kuba twagumana amakuru, ntidusangize amakuru arenze akenewe, tukagumana amakuru. But you must combine Ariko ngo ibyo bintu byose ugomba kubifatanya, observation ukabifatanya no kuba waba wa muntu ushishoza, wanariza ibintu nk'ibyo, when you ukabifatanya. everything. Kuko iyo uri wa muntu ushishoza buri kantu kose, And you start to ndetse uzi ko ushiduka utangiye kujya asoma abantu mu mitwe, noneho umenya umuntu ikintu atekereza, kubera ko uramanza ugashishoza, ukiga ku muntu, ukamenya kanaka arakazwa n'ubusa. Iyo ukoze iki nta hantu mutajyana, bigufasha mu kuba watangira gusoma abantu intekerezo zabo. people. So learn to stay. Rero utangira wicare, utangire wige kubzavinga nka kagoma. Buriya kagoma wa mugani baciye uvuga ngo igisiga cya kagoma kiraguruka, kiba gituje, ariko gifite ubushobozi bwo kuguruka kikagera ahantu hejuru cyane kurusha za nyoni borora mu nzu cyangwa se ziriya za kasuku. Si ibyo gusa, buriya ubushobozi kiba gifite ntabwo ari ubwo gusa, kuko buriya kiriya gisiga gishobora kuguruka pe kikagera hejuru, kikaba cyakora ku bicu. Ariko nanone iyo kigurutse ahantu hejuru, ni cya gisiga kiba gishobora kumanuka, gifite ijisho rikura cyane, rireba kure, rityaye, buryo gishobora kuguruka mu kirere kikaba cyamanuka, kikaba gifite tageti y'umuhigo runaka, kikamanuka gifite tageti y'umuhigo runaka, kigahita kiwufata umuhigo, cyarangiza gufata umuhigo kigahita cyongera kikizamukira mu kirere. Numva kiba gifite ubushobozi burenze nyine. Hari ukuba gishobora kuba cyakora ibintu birenze, ariko nanone kiba gifite n'ijisho rityaye. Ugomba kwigira ku gisiga, kuri kiriya gisiga nka kagoma. Rero So learn to sit back rero utangira wige kwicara, and observe. utangire wige gushishoza, Everything needs a reaction. ndetse wumve ko atari buri kintu cyose gikeneye reaction yawe, gikeneye kugira icyo ubivugaho, utange igitekerezo n'ibindi. Learn how to Utangira wige mu kugira develop a sharp eye. ijisho rityaye ryo kuba ryamenya buri kantu, buri detail yose iri kubera aho hantu, ariko utuje umeze neza. The room. This not only makes you mysterious Kuko ibi ntabwo ari ibintu bikugira umuntu wuzuye amayobera gusa, to other people, mu bo mukorana, mu bo mwirwana n'ibindi, so then ahubwo ibi bintu unabyungukiramo cyane, kuko uba uri wa muntu uzi buri kantu kose kari kubera aho hantu. Uhinduka wa muntu uba uzi
buri kintu cyose kiri aho aware hantu of everything going cyangwa se ukaba uzi buri kantu kose around you. kakuzengurutse na buri muntu wese ukuzengurutse uko ateye n'uko atekereza. 7. Icya karindwi ari nacyo cya nyuma, kuba uri wa muntu utuje. Ati umugabo uguma utuje Face of it ndetse ari guhura n'ibibazo bimukomereye cyangwa se bimugoye, is a dangerous. ati uwo mugabo ari mubi cyane, warenze. You are able to remain Ndetse iyo uri wa muntu ushobora kuba afite ubushobozi bwo kuguma atuje mu gihe abandi bose bataye umutwe, people are panicking. cyangwa se mu gihe abantu batangiye gupanika, batangiye guta umutwe hirya no hino, Emotion cyangwa batangiye kugira amarangamutima. of mystery Ati uba uri umuntu wuzuye amayobera wa nyawe. can't Ndetse buriya ngo abantu kugusobanukirwa birabacanga. Ubu wuzuye amayobera abantu badashobora gusobanura cyangwa badashobora gusobanukirwa, be drawn to. They will wonder how kubera you ko are able to remain basigara bibaza uburyo ushobora kuba wakwihangana muri situwasiyo ikomeye mu gihe abandi bose bataye umutwe, bakibaza ariko uyu muntu abibashishwa n'iki mu kuguma atuje ameze neza kandi hari ikibazo cyabaye mu gihe abandi bose come bataye umutwe, while all others are losing themselves. cyangwa se bose bibuze ariko wowe ukaguma utuje. Ikindi nanone abagore bakunda kubona umugabo And remain wagumye atuje mu gihe wenda absolutely calm, ari handling nko kuba yahanduringa cyangwa se ari kuba yabasha gukemura situwasiyo ari gucamo imugoye, ibibazo ari gucamo bimugoye, ashaka uburyo yabikemura. Ati rero abagore bakunda kubona umugabo uri gukemura utuntu twe atuje, atagiye nyine ngo bimuhungabanye ku buryo n'umuntu w'inyuma wese aba ari kubibona. situation. They can't help Wenda affected. bashobore kuba wenda nta kintu baba babikoraho ariko nanone barabyubaha cyane. Train yourself. Rero uba ugomba kwitoza kuba wa muntu ugomba kuba atuje, ikibazo cyaba cyose, This situwasiyo waba yose, no benefits to kuko nta nyungu, nta kintu wakungukiramo running around like a kwirirwa uri kuzenguruka nk'inkoko baciye umutwe. Ati nta kintu byagufasha hanze waciye igikuba ufite ibibazo. Bari kubigereranya nko kuba inkoko baciye umutwe ukaba uri gusararanga ukubita amababa hirya no hino wazambije ibintu, nta kintu biri bukemure. time attack Rero ikindi gihe mu gihe ugeze mu bibazo bikugoye, rises. You need to take ujye wibwira ubwawe uti is iki ni igeragezwa, ni ikizamini ndimo, ntago ari imbogamizi. Mu gihe ugeze mu bibazo ati ibi ni ibigeragezo, in which you must remain stone. ndetse wiyibutse uvuga uti ngomba kuguma ntuje, So iki kibazo nkagikemura bucece. remind yourself that if you become emotional, Ndetse ibi bintu biriya biranagufasha kuko ibigeragezo iyo yumvishe ko ari ikigeragezo, buri ikigeragezo kibereyeho ibintu bibiri: kukugerageza kikwerekane kuri umunyantege nke, cyangwa kikugerageza kiyerekana ko ufitemo ubudahangarwa, uri umunyembaraga. Rero uba ugomba kuguma utuje. Rero ngo nutangira kuza ukabyegeza umutima, ukabizanamo amarangamutima menshi cyane, start stressing out. cyangwa ugatangira kwisiteresa, stress ukabona zitangiye no ku buriya umuntu ufite stress uba uri kumubona pe, ukuntu aba yajabiriye, ukuntu nyine uri kubibona. You fail the test. Jya umenya ko igeragezwa na bya bigeragezo bigutsinze. Always remember Buri gihe ujye wibuka ko your way. buri kibazo cyose kije mu nzira yawe kitaje ngo kikubere imbogamizi, ahubwo hari n'ibibazo biza bigira ngo bigukomeze muri ubu buzima. Hari abavuga ngo kitakwishe kiragukomeza. Ntabwo ibibazo rero byose ugomba kubibonamo imbogamizi. By the way, Rero want to love reka mbabwire ngo niba ushaka ibindi bintu byaguteza imbere cyangwa se ibindi bintu ushobora kwiyunguramo inama z'ubwenge cyangwa byagufasha muri ubu buzima, and subscribe button. ntiwibagirwe gukanda ikintu bita subscribe kugira utazongera gucikwa amasomo n'ibindi bintu by'ubwenge, kwiyunguraho inama n'ibindi. Reka mbabwire ngo bye, tuzabonana ubutaha. Till next time. Tuzabonana